Imana ishimwe bene data, nongeye gushima Imana iduhaye umwanya mwiza wo kugira tuganire ijambo ryayo. Rero ndabyegereza mwebwe mwese aho muherereye, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Kandi Imana nyiribihe, Imana izi byose, ikomeze ibarindire mu buntu bwayo, kandi ikomeze ibarindire muri ubu butayu turimo, ubutayu bw'isi, aho abantu bose hari umunyabwenge umwe wavuze ngo iyi si ngo ni ibitaro ngo buri wese arwariyemo. Impamvu babyise ibitaro nuko buri wese agenda ahura n'ama-challenge yiwe. Hari ibibazo tugenda duhurira muri iyi si, buri wese afite ibyo agenda ahura nabyo muri iyi si. Wahura n'ibyawe, undi agahura n'ibyiwe, undi agahura n'ibyiwe, ariko twebwe twese dufite muganga, kandi uwo muganga utubereye maso, uwo muganga utuvura ninde? Ni Yesu Kristo, umwana w'Imana. Usibye ko hariho abaganga babiri, uwo ni Yesu Kristo umwe, uwundi ni Satani. Hari abemera kuvugwa na Satani, hari n'abandi bemerwa kuvugwa na Yesu. Rero buri wese ni uzi dogiteri wiwe ninde, buri wese ni uzi muganga wiwe ninde. Ni nayo mpamvu rero mvuze ngo amahoro y'Imana akomeze abe muri mwebwe, kandi Uwiteka akomeze abiteho, kandi akomeze abagirire neza. Imana ishimwe cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana rivuga ngo ino minsi ujijutse mu biki? Iyi minsi ni ibiki ujijukiye? Ni ibiki ujijukiyemo muri ino minsi? Iyi minsi ni ibiki uri kugenderamo? Iyi minsi ni ibiki bigutwaye umwanya? Iyi minsi ni ibiki utumbiriye cyane? Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni ibiki utumbiriye? Uyu munsi ni ibiki cyane ujijukiyemo? Imana tubabarire. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana tuza gusanga muri Yobu isura ya 28 umurongo wa 28. Haravuga ngo maze ibwira umuntu iti ndore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana rije ribivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugira gute? Niko kujijuka. Abafite ubwenge nabubaha Uwiteka, ubwenge bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubwenge bw'Imana, ubwenge butari ubwenge twa. Hari abantu bazi ngo bafite ubwenge, nyamara ubwo bwenge n'ubwenge twa. Ubwenge butarimo Imana, ubwo bwose n'ubwitwa ubwenge twa, kuko ubwo bwenge nta mumaro bugufitiye, ubwo bwenge nta nyungu bugufitiye, ubwo bwenge ntacyo bwakugezaho mu gihe butarimo Yesu Kristo. Imana tubabarire cyane. Abantu bakibwira ngo bafite ubwenge, nyamara ntabwo. Ubwenge butarimo Yesu Kristo ubwo si ubwenge, ubwo ntabwo bwemewe. Nubwo wabashira ko munzani, ubwo n'ubwenge butemewe, n'ubwenge budashitse, n'ubwenge butokuramira, n'ubwenge butogira icyo bukumarira. Abantu baziga ngo kuvuga icyongereza cyinshi, kuba warasomye amadogitora n'amadogitora, kuba warasomye amasomo afatika, ngo ubwo nibwo bwenge. Kuvuga igifaransa, kuvuga icyongereza n'igishinwa n'igipfurero n'izindi vugo ntazi, bakibwira ngo nibwo kumenya ubwenge. Ubwo si ubwenge. Ubwenge nyakuri ni ukumenya kubaha Imana. Imana tubabarire cyane. Ni ukumenya kubaha Imana. Abo nibo banyabwenge, nibo banyabwenge b'iki gihe. Yosefu amaze kugera mu gihugu cya Egiputa, Yosefu amaze gukora ibishimwa n'Imana, zatumye bamugira uhagarariye ikigega mu gihugu cya Egiputa, bamugira umunyabwenge mu gihe hariho abandi banyabwenge bize amagestion financière, bize ingengamutungo. Ariko abo bose ntibababonyemo ubwenge, kuko babonye ubwenge buri muri nde? Babonye ubwenge buri muri Yosefu. Baravuga ngo ni wewe wabikora. Imana ishimwe. Niwe wagena, ni wewe wa controller ikigega cyangwa se umutungo w'igihugu, kuko yari afite ubwenge bw'Imana. Imana tubabarire cyane. Kuko yari afite ubwenge bw'Imana, bituma bamubona mu icyo cyizere, bamubona mu ubwo bushobozi, kuko yari afite ubwenge bw'Imana. Yari afite ubwenge bw'icyongereza, yari afite ubwenge bw'igifaransa, yari afite ubwenge bw'ishuri, ahubwo yari afite ubwenge bw'Imana, kuko yari yaramenye kubaha Imana, kuko ari bwo bwenge. Imana ishimwe cyane. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kuva mu byaha niko kujijuka. Hari abajijukiye gukora ibyaha, hari abajijukiye ubusinzi,
bakabyirata ati ni abasinzi bakomeye, bakibwira ngo niko kumenya Imana, bakibwira ngo niko kujijuka. Hari abajijukiye kwambara ubusa biyambika ubusa, hari abajijutse ubusinzi, hari abajijukiye kwiyambika ubusa, hari abajijukiye ubusambanyi, hari abajijukiye kurenganya imfubyi, hari abajijukiye uburozi, kwica abadafite urubanza, hari abajijukiye ishari n'inzangano, hari abajijukiye ubujura, hari abajijukiye amacakubiri, hari abajijukiye uburozi. Ibyo byose hariho ababibijukiye bakibwira ngo bafite ikintu kizima bajijukiye, nyamara ibyo bajijukiye nibyo bizabageza hehe? Nibyo bizabageza kundi bayikuzimu. Imana tubabarire cyane. Muri no minsi hari abajijukiye kwiyambika ubusa, ubusambanyi bwababanye bwinshi kugeza aho biyambika ubusa, bakabishira ku mitandao, bakabishira hagaragara, babonye kuko kubikora mu bwihisho byabaye bitoya, ahubwo bemera kugira ngo babishire no ku mugaragaro. Dore ngo inkoko yanyoye amazi igaramye kugira ngo akabi kabonwe na bose. Babona bitari ngombwa, baravuga ngo reka tuje ku kanunga, reka tuzamuke hejuru aho abantu bose batubona, kuko iyo tubikora ntibaba batureba. Batangira kubishira kwa mitandao kugira ngo abantu bose babibone. Rero mwene data, ibyo urimo ugenderamo, ibyo byijukiyemo, ibyo nkubwire iherezo ryabyo ni hehe? Ni kuzimu. Iherezo byabyo ni ukurimbuka. Imana itubabarire cyane. Hari abajijukiye ubwibyi, hari abajijukiye ubujura, hari abajijukiye kurenganya. Ibyo byose barabihagurukiye kandi ko barabikora. Hari n'abandi baba babikorera no mu rusengero, hari n'abandi baba babikorera hanze. Ibyo byose abantu babijijukiyemo benshi. Ariko nyamara mwene data nkubwire, ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo ibyo byose urabikora nkakwikorera, ukibwira ko duhwanye. Umunsi nzaguhana nzabizana imbere y'amaso yawe, byose ndasize na kimwe. Ukibwira ngo ibyo byijukiyemo bitari mu Imana, ngo ibyo bizakuviramo agakiza, ibyo bizakuviramo umukiro, ibyo byijukiyemo bitari mu Imana, ahubwo uko kuriyimbira imva yawe ubwawe wenyine. Rero mwene data reka nkubwire ngo ijisho ry'Uwiteka ririho, ijisho ry'Uwiteka ko rirakureba, ijisho ry'Uwiteka ko riragendana nawe. Uyu ni umwanya mwiza wo guhindukira ukareba Uwiteka, kuvuga igifaransa cyinshi, kuvuga icyongereza cyinshi, kuba umuntu ukomeye cyane ariko utazwi n'Imana. Ibyo ni ubusa mu bundi, kuko igihe uzarimbuka nk'umupfapfa. Uzarimbuka we kwibuka kuko wari umuntu uzi igifaransa, uzarimbuka we kwibuka kuko wari utunze ifaranga, uzarimbuka we kwibuka kuko wari umuntu ukomeye, cyangwa se wari umugore mwiza, cyangwa wari umukobwa mwiza, cyangwa wari umugabo mwiza. Kubwire ngo uzarimbuka kandi we kwibukwa. Niko ijambo ry'Uwiteka ribivuga. Hari mu Gutega kwa 2 riravuga ngo igitsure cy'Uwiteka Imana tubabarire. Gutega kwa 2:6 umurongo wa 26 haravuga ngo Uwiteka adutegekera kwitondera amategeko no kubaha Imana kugira ngo tubone ibyiza. Imana tubabarire. Ariko dusubiye hepfo haravuga ngo muri Zaburi ya 34 umurongo wa 17 haravuga ngo igitsure cy'Uwiteka gihorera kubakora ibyaha kugira ngo boye kuzibukwa ukundi. Nimba rero ukora ibyaha mwene data, igitsure cy'Uwiteka kikuriho. Tikireba ngo uzi igifaransa, tikireba ngo uri umugabo munini, tikireba ngo ufite titire mu rusengero, tikireba ngo utunze amafaranga angana gute. Igitsure cy'Uwiteka kikuriho, kandi igihe azaguhana byose abishyire ku murongo, kandi weye kwibukwa. Tuzibukwa ukundi. Ariko abo baho Uwiteka Imana, abo ntabwo bazashira, abo bariho iteka ryose, abo bazahoraho. Niko yavuze ngo abazanubaha bose, impembo zabo n'ubugingo n'ubukire n'icyubahiro. Rero bene data, mureke twubahe Uwiteka, mureke tujijuke kubana ni Uwiteka kugira ngo tubeho kandi tuzahoreho iteka ryose. Kuko nta wubashye Uwiteka, nta wamwubashye, nta n'uwamwizeye uzarimbuka, nta wamwizeye uzashiraho. Ni ukuvuga ngo dufite agaciro, dufite assurance, tuzahoraho iteka ryose. Mureke abakomeza kugenda bagende, mureke abakomeza kwivanga bivange, mureke abakomeza gukora ibyo bakora babikore, bishyire ku karubanda. Ariko twebweho dukomeze tutumbire Uwiteka Imana kugira ngo tuzabeho iteka ryose. Tujijukire kumenya Imana kugira ngo tuzabeho. Amen.